Mu mwaka w'ibihumbi 2017 nibwo Donald Trump yajyaga ku buyobozi bwa mbere ayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe yakoze ibintu bitangaje cyane ndetse bimwe bikagenda bitungura isi muri rusange. Abantu bakagenda bibaza nimba ibintu ari gukora atari ubuhubutsi cyangwa se atari ibishyira mu kaga Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umutwe batavuga rumwe mu butegetsi w'abademokrate bo ntibahwemaga kumubuza no kumukwama mu gihe cyose babona afashe imyanzuro bita ko bo ari igihubutsi ndetse ari imyanzuro idashyigikira ikiremwa cya muntu ndetse no kwishyira ukizana kw'abaturage yaba abanyamerika ndetse n'abandi baturuka mu bindi bihugu bigiye bitandukanye by'isi. Gusa rero ntago yigeze atinda kubera ko mu myanzuro ye nyuma yuko avuye ku butegetsi abademokrate bagafata ubutegetsi, nyamara ntiyazuyaje kongera kuhatana kugira ngo arebe ko yakwigarurira ubutegetsi nanone akaba yasubira ku mwanya w'intebe y'ubutegetsi. Uyu munsi rero nabwo yakoza kandi gashya. Hari ibihugu bigiye bitandukanye byo kuri uyu mugabane wa Afurika ndetse no ku isi muri rusange byamaze kwamburwa visa zo kuba abaturage babyo bajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse hakaba na bamwe mu bantu bagiye batandukanye bo byibuza muri ibyo bihugu bashobora kuba bakomorerwa bakajyayo ariko ku mpamvu zitandukanye kandi ubona ko zikenewe cyane. Kora subscribe kuri Mia Boss TV tubane kugira ngo ntugezeho aya makuru ku buryo burambuye ndetse n'andi tugenda tukugezaho ujye yumva uko ugiye bucya. Muri ibyo bihugu rero bigiye bitandukanye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kwambura visa, bamaze kuvuga ko abaturage babyo badashobora kongera gusubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu byo baba bagiye gukora ibyo ari byo byose. Twasanze ko harimo n'ibihugu bigiye bitandukanye byo mu baturanyi bacu. Turaza kubabwira igihugu cya mbere cyahagaritswe ni Libya. Igihugu cya Libya cyamaze guhagarikwa kuba abaturage bacyo bashobora kubona visa ibajyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaba kwiga yaba gutembera ndetse n'ibindi, bitewe nuko iki gihugu usanga gihoramo intambara zigiye zitandukanye. Sudani nuko nayo yahagaritswe. Kongo abaturanyi nabo bahagarikiwe visa kuba bajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyamara iyi Kongo mu minsi yashize twabonaga ko ari iri gutamaza Donald Trump, twabonaga itamaza Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo baze kuyifasha ndetse no gushyigikirana mu bijyanye n'ubukungu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibe zaza gucukura amabuye y'agaciro muri iki gihugu kugira ngo babafashe nabo gucunga umutekano waho udahagije. Bigaragara ko Felix Antoine Tshisekedi ashaka ko yakubaka umubano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagafatanya, ariko bidateye kabiri Donald Trump amweretse ko badakorana ndetse atari umenyerwa, ahubwo avuga ko nyine akwiye kuba yakwitekerezaho aba amwambuye visa zituma bajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sibo gusa kuko na perezida sabo gusa, kubera ko n'abayobozi bagiye bakomeye muri iki gihugu ntago bemerewe kuba bagera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Guinea Equatoriale nayo yamaze guhagarikirwa visa. Haiti, bya bihugu biba byasegeshwe n'inzara, intambara, Somalia, Yemen, Afghanistan ndetse na Myanmar. Gusa ahangaha kuri Afghanistan ho ni umwihariko kubera ko iki gihugu cya Afghanistan muzi ko aricyo cyarwanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murabizi bahangana n'abatalibani cyane. Bivuga ko rero hari abaturage batandukanye ba Afghanistan bafatanyaga na United States cyangwa se na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kuba bahashya uyu mwanzi, ariko abo baturage kugezana n'ubu ngubu baracyahigwa n'abatalibani bavuga ko babagambaniye. Ubu ngubu rero abo baturage baratangaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibagambaniye kubera ko byibuza bahigwaga bakaba bajyanwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagahungishirizwayo. Ariko ikigaragara cyo Donald Trump aravuze ati tubyaranye abo ntago muzongera kuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwihanganire n'ibibazo byanyu. Ni bya bindi tujya tuvuga ko guhora twizera biriya bihugu by'i Burayi atari byiza mu gihe cyose utamaze kwigira ngo ugire icyo wigezaho. Igihe cyose ukibona ko ibyo ukeneye cyangwa se ibyo ushaka ari bo babikugezaho, icyo gihe cyose bazakomeza kugusuzugura ndetse bizakomeza kugorana. Ibyo byari bihugu bitemerewe kuba byakwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika burundu, ariko noneho hari n'ibindi bihugu byo noneho hari abantu b'intoranwa cyangwa se abantu runaka birumvikana ko ari abakomeye bashobora kwemererwa kuba bajyayo. Muri ibyo bihugu twamaze kumenya ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagaritse kuba abaturage babyo bajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko hakagira bamwe na bamwe byibuza bashobora kwemererwa mu kuba bahabwa visa bakaba bajyayo. Ni ukuvuga ko ari bamwe mu bakomeye b'ibi bihugu. Twaje
usanga harimo Cuba, Venezuela, Togo, Sierra Leone, Turkmenistan, Burundi ndetse na Laos. Ikino gihugu twakwibandaho ni nk'Uburundi, ni abaturanyi bacu, ni abaturanyi ba hafi aha, nabo bamaze guhagarikirwa visa kubera ko nabo bakekwa ko batihagije cyangwa se nta bushakashatsi bashobora kuba bakora bukomeye mu kuba barinda ibitero cyangwa se ibikorwa by'iterabwoba bishobora kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa ho birumvikana ko nk'abayobozi wenda bashobora kwemererwa kuba bajyayo, ariko ibindi bihugu bigiye bitandukanye nka biriya twabonye byabanje hejuru byo completely nta muntu n'umwe wemerewe kuba yajya muri ibi bihugu. Ikintu rero bivuga ko cyatumye Donald Trump akomeza gushyira imbaraga mu kuba aba baturage n'ibi bihugu muri rusange batakwemererwa kuba bajyayo, nuko hari ibitero bimwe na bimwe byagiye bigabwa ku Bayahudi mu minsi yashize bari gukora imyigaragambyo. Noneho hakaba umugabo w'umunyamisiri witwa Ahmed Selman, akaba ari we wateye ibitero kuri aba Bayahudi ubwo bari barimo bigaragambya, ariko uyu mugabo ukomoka muri Misiri arafatwa, arafungwa ndetse n'abo mu miryango ye barafatwa, barafungwa. Ariko Donald Trump akavuga ko ibi ngibi byose biterwa no kuba ari uburenganzira barahaye abantu baturuka mu bihugu bigiye bitandukanye cyane cyane by'intambara bakaza kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari nabyo bituma habaho umutekano mukeya. Wowe rero ufite iyi visa, wowe ufite uburenganzira bwo kuba wajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nakubwira ngo uracyafite akaryango gatoya ko kuba wakwinjira, kuko ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 nibwo bizafungwa muri rusange.